Tariki 16 Gicurasi uyu mwaka RIB yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7. Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Iperereza kandi ryagaragaje ko uyu Florien yamukubise akamuruma n'izuru, ndetse mu kumuruma izuru akagerekaho n'amagambo mabi cyane agaragaza ivangura. Ibi byose bikoraga amaze kunywa ibiyobyabwenge, ikiyobyabwenge cy'urumogi, ndetse akaba yarapimwe muri kiriya kigo cy'ibimenyetso Rwanda Forensic Institute, ndetse na kibwacyo resulta zavuye zikaza kugaragaza ko yanywaga ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Iperereza kandi ryagaragaje ko uregwa ari we Yampano mu bihe bitandukanye, iyo yabaga amaze kunywa ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi, yakubitaga umugore we akanamubwira ko azamwica, ndetse iminsi mike aho mbere y'uko uyu yitaga umugore we ko aza kurega, yari yagerageje no kumugonga maze kumubwira ko azamwica, amugongesha imodoka ye, amugonga ari kuri moto, yikubita hasi arakomereka cyane. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr. Murangira Bikeri. Mwiriwe neza? Mwiriweho cyangwa mwaramutse? Yego. Hari amakuru twakomeje kubona ku mbuga nkoranyambaga amaze iminsi atandukanye, yaba ndetse no ku mbuga zitambutsa ibyitwa live, bivuga ko mwaba mwarataye muri yombi umuhanzi witwa Yampano, ndetse n'ibyo akurikiranyweho tumaze iminsi tubona by'ubuhamya. Hari ubwo yitangiye na mbere y'uko ajya kwitaba RIB, hari ndetse n'uwitwa ko ari umugore we cyangwa girlfriend we, nawe hari ubuhamya amaze iminsi atanga, ndetse n'uyu munsi hari n'ubwakomeje kumvikana ku mbuga nkoranyambaga. Nibyo koko muramufite cyangwa yaraje kuri RIB arabazwa arataha? Cyane ko tumaze iminsi twumva amakuru anavuga ko yagerageje kwiyahura muri iyi minsi, ndetse n'ubugenzacyaha bwaba bwaramuhamagaje akagerageza gutoroka. Ayo makuru nagira ngo muyatuganirizeho. Urakoze cyane. Wenda umbajije ibibazo byinshi icyarimwe, ubwo icyo nza kudasubiza neza ubwo rongera unyibutse. Tariki 16 Gicurasi uyu mwaka RIB yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7. Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Uyu rero uregwa ari we Uworizagwira Florien, afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye yari gutunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Ibi byaha rero uburyo yabikozemo, ikirego kimaze kwakirwa tariki ya 11 Gicurasi, iperereza ryaratangiye. Hanyuma iperereza ry'ibanze riza kugaragaza ko uyu Yampano ko mu bihe bitandukanye yagiye akubita uwo yitaga umugore we, ariko babana batarasezeranye, bakamumenera telefone. Iyo ndetse yabaga amaze gukora ibyo bikorwa byo kumukubita, kumutuka, kumucunaguza, yahitaga amufungirana mu nzu ngo kugira ngo atagira aho ajya kumurega. Iperereza kandi ryagaragaje ko uyu Florien yamukubise akamuruma n'izuru,
ndetse mu kumuruma izuru akagerekaho n'amagambo mabi cyane agaragaza ivangura. Ibi byose bikoraga amaze kunywa ibiyobyabwenge, ikiyobyabwenge cy'urumogi, ndetse akaba yarapimwe muri kiriya kigo cy'ibimenyetso Rwanda Forensic Institute, ndetse nacyo ubwacyo resulta zavuyeyo zikaza kugaragaza ko yanywaga ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Iperereza kandi ryagaragaje ko uregwa ari we Yampano mu bihe bitandukanye, iyo yabaga amaze kunywa ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi, yakubitaga umugore we akanamubwira ko azamwica. Ndetse mu minsi mike aho mbere y'uko uyu yitaga umugore we ko aza kurega, yari yagerageje no kumugonga amaze kumubwira ko azamwica, amugongesha imodoka ye, amugonga ari kuri moto, yikubita hasi arakomereka cyane. Ibyo rero amaze kubikora yabonye ko wenda ibyo akoze noneho adashobora kubicika, abona ko umugore agiye uwo yitaga umugore we agiye kumurega. Yahise atoroka, akomeza gushakishwa, ariko tumuhamagara akabeshya ngo ari Bukavu, akabeshya byinshi. Hanyuma ariko tumubwira ko icyiza ari uko yakwitaba cyangwa se tukamushakisha mu buryo dushakisha abanyabyaha nk'abandi. Yaje gutekereza abona ko nta maherezo ko byanze bikunze azafatwa, kuko n'ubundi yageragezaga ashaka uburyo ko yaca ku mipaka ngo atoroke. Ngira ngo aza kubona ko bitari bumushobokere, ahitamo kwitaba. Araza arabazwa, ndetse kuko ibyaha yarakurikiranyweho ari ibyaha biremereye cyane, arafungwa. Ibiriya byaha byose uko ari birindwi, igihano kirimo gitoya ni amezi 6, ariko igihano kirimo kinini ni imyaka 7. Ndetse ubwo uwo mucamanza niwe uzagena igihano azamuha bishingiye n'ibyaha azaba yashinjwe cyangwa se ibyaha bizaba byamuhamye, kuko kugeza ubu ngubu turacyamufata nk'umwere. Ubwo urukiko nirwo ruzemeza ko ibyaha bimuhama cyangwa se bitamuhama.